ubu abantu babonye intambara nyinshi ariko hari zo batarabona, hari intambara zigiye kuza. Aba bantu mubona bari hejuru bari mu birere, aba bantu ntago ari abakozi b'Imana. Vuga ngo iki? Bibiliya yavuze ngo mu bihe by'imperuka hazaza ibihe birushye. Intambara, ubundi intambara ni ibintu biba mu mitima y'abantu. Si ibihumbi ijana nzabirya ngenyine. Niyo mpamvu iyo bavuze urupfu bavuga ngo nzabisigira nde, nzabaho. Imana ntitwarwa mu gaseke. Pasiteri afite imbaraga zisengera abantu bakitura hasi bakarudatetereza abayisunga intwari mu ntambara. Nta kintu tuzayiburana tuyifite. Imana nzayiburanye. Abantu bafitanye ikibazo n'Imana ntabwo bafitanye ikibazo n'abantu. Twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Turabakunda cyane aho mutiye hose, mutuye mu Rwanda, mutuye mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba n'umujyi wa Kigali. Mwese Imana nibarinde, abatuye muri diaspora hanze y'igihugu mu ntara ya Gatanu, Imana ibarinde, muri Amerika, i Burayi, muri Canada, mu Bushinwa, tubona ko mudukurikira. Imana nibarinde rero, turabakunda cyane. Mudukurikire mukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu ijambo ry'Imana, kuko nibyo bikwiriye, ni inkunga mudutera kugira ngo mudufashe gukora umurimo w'Imana. Mukora share, comment, tuzajya tubasubiza. Imana nibarinde, abarwaye namwe Imana ibakize mu izina rya Yesu, kuko turabakunda cyane. Muri uyu mwanya rero twongeye kugirwa umugisha w'Imana, umukozi w'Imana nashatse kugira ngo ababwirize, nari naramubuza, ariko uyu munsi Imana wasanga ariyo munsi Imana yashatse kugira ngo duhure. Naramushatse rwose kugira ngo mubazanire ku Muremyi TV, ariko uyu munsi ndamubonye, ndumva hafi ari nka saa ngahe, saa 9:11. uyu munsi nibwo twongeye guhura kuwa gatanu. Reka tumusabe rero adusuhuze, tumwakira ku Muremyi TV, asuhuze n'abakunzi bacu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Mumeze mute? Turaho, turashima Imana. Nari naragushatse ariko narakuvuze nk'umukozi w'Imana, kuko nzi ko ufite amavuta. Ntago wari warambuze, gusa no kumbona nanone ntago ari ibintu byoroshye, ariko ndaboneka. Nukuri kankubwire, nari mfite icyifuzo cyo kugira ngo mbone hajya amazina. Nitwa Muhire Didier kugira ngo mubone kuri channel yanjye. Nukuri kankubwire, numvaga mbifitiye amazina, ariko nari narakubuze. Ariko uyu munsi twongeye guhura kuri uyu munsi. Ubwo twavuga ngo Imana niyo yabishatse, niyo saha y'Imana. Imana yabyemeye kandi Imana ishimwe. Wenda reka tuguhe karibu usuhuza abakunzi bacu banadukurikira. Abakunzi b'Umuremyi TV turabashuhuje, kandi ni ukuri Imana ibagirire neza, Imana ibaha umugisha. By'umwihariko abakunzi b'ijambo ry'Imana, buriya abantu bakunda ijambo ry'Imana, ni ukuri Imana ijya ibaha umugisha, kuko ijambo niryo ryatubatuye, niko birimbwira, kandi ijambo niryo ryabayeho mbere y'ibintu byose. Rero umuntu ukunda ijambo ry'Imana, umuntu ukunda abantu b'Imana, umuntu ushyigikira umurimo w'Imana, Imana ibaha umugisha. Kandi nawe Muremyi TV, nawe Imana ikugirire neza. Yego. Imana rero ni guha umugisha, urakoze cyane. Mwamwumvishije n'umukozi w'Imana, ni n'umunyamasengesho. Wowe se ko abenshi cyane bitwa ba evangeliste, ko ntigeze numva ngo ndi profete, ndi bishop, ndi evangeliste, wowe bimeze bite? Oya, ibyo bintu ntabwo mbikunda. Ibyo bintu ntabyo mbikunda rwose. Ngewe nkunda kwitwa izina ryanjye nitwa. Ubundi ibyo nkora mu murimo w'Imana bikoreshwa n'Imana, sibyo byikoreshwa. Cyane cyane yuko ibi bintu byo kwitwa runaka evangeliste iki, ntabwo ari byo bigaragaza ko umuntu ari umukozi w'Imana. Ahubwo ikigaragaza ko umuntu ari umukozi w'Imana ni imbuto yera. Rero kwera imbuto no kubana n'abantu bose amahoro, nibyo bizatuma twitwa abakozi b'Imana nyakuri. None se abitwa ba bishop, ba evangeliste, ubwo tuvuge ko ayo mazina arayabo, bavuga ko ari Imana yabahaye, baba barayakuyeho ubwo ngubwo niba wowe utabikunda kandi uri umuvuga butumwa? Ngo ni Imana yabahaye. Imana, buriya abantu basenga Imana zitandukanye. Abantu basenga Imana zitandukanye, kimwe cyo nk'uko no mu gihugu cy'Abisiraheli mu gihe bari bayobowe n'umwami witwaga Ahabu, bari bayobowe n'umwami witwa Ahabu. Ahabu afite umugore witwa Yezebeli yari yarazanye Imana mu gihugu cy'Abisiraheli. Rero izo mana zagiraga amazina zita
abantu bazikorera. Birashoboka rero ko hari abandi bakorera izindi mana zitari Uwiteka, ariko izina umubyeyi yakwise niyo urigendeyeho mu murimo w'Imana, Imana ikugirira neza. Niba ntari pasiteri ngo mbe narimitswe narasizwe amavuta nimikirwa ubushumba, ubwo ndacyari izina ryanjye, niswe niryo zina ryanjye. Ibyo bindi bigenda biza ni ibintu nyine by'inzaduka. Yego, twebwe icyo tuzi ni uko Yesu akiri umwami kandi azahora ari umwami ibihe byose. Ikindi, izi mbaraga zitura abantu hasi, izi mbaraga zibiza abantu urufuzi, izi ntabwo ari imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana ntago ziza ngo zifate umubyeyi zimwambura ubusa, ntago imbaraga z'Imana ziza ngo zifate umwari w'igihugu yiture hasi yigaragura atere amaguru hejuru, ntago izi ngizi ari imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zikora mu mutuzo, kandi imbaraga z'Imana zikorana n'abantu kandi zigakora neza. Rero izi ngizi ibi nyine ni ibimenyetso bigaragaza ibihe turimo n'ibihe dusohoyemo. Niyo mpamvu rero uri kubona imibatizo wambwiraga, hari imibatizo ngo babatiza bacishije abantu mu muriro, hari imibatizo babatiza abantu babateye amazi ashyushye, n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo biza by'inzaduka. Ibyo ngibyo byose rero ni ibintu nyine byaje n'inzaduka, ariko ntabwo ibi ngibi bikwiye mu murimo w'Imana. Erega ibintu by'Imana nta gupanika kubamo. Mu Mana nta gupanika. Mu Mana ni ukoroshya, mu Mana ni ibisanzwe, mu Mana ni gake gake, mu Mana ni mwihumure, mu Mana ni mu mahoro, mu Mana ni mu mutuzo, mu Mana nyine nta mbogamizi. Yego, Imana iguha umugisha. Mukozi w'Imana rero, wenda ikindi nakubaza, uri kubona ko iyo urebye tugeze mu bihe by'imeruka cyangwa bikomereye abari gusenga. Yego. Noneho twagera mu Rwanda ukabona ko inzira zose ziri gufungwa. Nk'umukozi w'Imana cyangwa nk'umunyamasengesho, hari benshi cyane barakumva. Icyo wabwira abakozi b'Imana bagenzi bawe cyangwa abanyamasengesho ko bikomeye muri iki gihe, basenge gute, bagende gute, bimere gute? Abantu bashaka kubana n'Imana, njye ikintu nababwira, nibareke kwirukanka. Nibagende gake. Ni ukuvuga ngo Zakayo yashatse kureba Yesu, ashaka kurebana na Yesu igihe kirekire cyane, ariko Zakayo aravuga ngo ntago najya kureba Yesu n'ibyaha byanjye. Yicisha bugufi ngo aragenda, ahubwo ajya kurira igiti. Yuriye igiti, Yesu aba yabonye umutima wa Zakayo, aravuga ngo uriya muntu wanze kuza kubyigana n'abandi, wanze kuza gushaka kwiyerekana uko atari, uriya niwe muntu nshaka. Ngo hanyuma abwira Zakayo, aramubwira ati nakubonye ururuka. Kubera iki? Zakayo ntago yigeze ajya kwambara ibintu by'amakote bihanitse n'imidari miremire imanuka ikagera hasi iriho imisaraba n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo, ngo agenda avuge ngo nanjye ngo ndi umukozi w'Imana, ngo Yesu rero ngo urabona ngo naje ngo nanjye ndi umuvuga butumwa. Oya, Zakayo yicishije bugufi. Aba bantu mubona bari hejuru, bari mu birere, aba bantu ntago ari abakozi b'Imana. Ntago ari abakozi b'Imana. Imana ntago ikunda abantu bari mu birere. Imbere y'Imana ni ukuhacira bugufiya. Bibiliya imbwira ngo iki? Bibiliya irambwira ngo abakorera Uwiteka, ngo mukorere Uwiteka mutinya, ngo munezerwe muhinde umushyitsi, ngo kandi musome n'urya mwana, kugira ngo atagira uburakari akabarimburira mu nzira mugenda, ngo kuko uburakari bwe bukongezwa vuba. Ariko uyu munsi wa none ntago uburakari bw'Uwiteka babuzi, ntago uburakari bw'Uwiteka bazi ko bukongora, ntago bazi ko bwica, ntago bazi ko butwika, ahubwo bo barevuga ngo ni ba evangeliste. Oya, ibi bintu rwose, ibi byo mbaye mbibabwiye, Imana bakorera zose zabahemba, ariko ntago ari Uwiteka. Ntago ari Uwiteka rwose. Urabona muri iyi minsi bari guhanura ibintu bikomeye cyane, ngo intambara irabaye, cyangwa se ngo nimudasenga, mbese ibi ngibi ntibizavaho. Ubundi wenda nakwibariza, ubundi nko muri iki gihe umuntu azamenya umuhanuzi wa nyawe uri guhanura bya nyabyo? Kuko hari ntago tuvuze ko nta bahanuzi bahari bahanura ibintu bya nyabyo. None ko hari abari guhanura ibintu bya nyabyo bikaba, n'abahanura ibintu bitari ibya nyabyo bakaba babeshya, ni gute tuzabatandukanya? Uretse ko uyu munsi wa none ibintu byo guhanura abantu bavuga ngo ni Imana ivuze bimeze nk'ibigezweho, ariko ubundi abahanuzi bo na kera babayeho. Abahanuzi babayeho, abapfumu babayeho, abakonikoni babayeho. Rero
kubera ko turi mu gihe cy'iterambere, ibintu byakorwaga biciye mu bahanuzi ba Bayali, biciye mu bahanuzi ba Dagoni, biciye mu bahanuzi ba Shera, biciye mu bahanuzi bakorera ibigirwamana, noneho babihinduriye mu izina ryitwa Imana. Noneho bakaza bavuga ngo Imana yambwiye, ariko Imana avuze ntabwo ariyo mu ijuru, ni Imana yamubwiye, yenda ni Imana yitwa Bali, ni Imana yitwa Dagoni, waraza akavuga ngo ni Imana yambwiye. Ibi rero byabayeho n'ubundi bizahoraho, cyane cyane ko ibintu bahanura ntabwo ari agashya. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya yavuze ngo mu bihe by'imperuka hazaza ibihe birushya, ngo ndetse ngo ibimenyetso byabyo no gutumbatumba kwabyo bizagaragarira mu bizaba bigezweho icyo gihe. Ishyanga rizatera irindi shyanga, hazabaho ibihe by'ibishyitsi, hazabaho ibihe by'imirabyo n'inkuba, mbese hazabaho impuha z'intambara n'intambara. Ibyo bari guhanura nta gashya karimo. None tuvuge ko abo bahanuzi atari Imana iri kubabwira, akaba ari imana zindi ziri kuvuga. None ubwo tuzatandukanyirizaho Imana ya nyayo iri kuvuga ibintu bya nyabyo kuri abo bahanuzi bose bari guhanura? Imana yo mu ijuru, Imana ya nyayo ibwira abantu ngo nimwihane muve mu byaha. Ubundi ubwo nibwo buhanuzi. Nimwihane muve mu byaha, nimwihane mukizwe. Naho intambara irabaye nta gihe itazaba, igihe abantu bariho hazabaho intambara, hazaho no gututumba kw'intambara. None Imana ya nyayo ntabwo izavuga intambara, ntabwo izabwira umuntu ngo ahanure intambara. Imana ya nyayo izabwira abantu bihane bave mu byaha. Intambara, ubundi intambara ni ibintu biba mu mitima y'abantu, sibyo? Intambara iramutse ibaye wihannye ugapfa urajya mu ijuru, cyane cyane ko n'ubundi ibintu turi kurwana nabyo ni ubuzima bwo guhumeka kuka k'uyu munsi. Ariko ubundi mu by'ukuri tuzi neza ko iwacu he ari mu ijuru, kandi nta muntu uzajya mu ijuru awuhumeka. Abantu bazajya mu ijuru barapfuye, ahubwo abantu baharanire kwezwa no kubana n'abandi amahoro. Ubundi hasigaye nibanapfa bazagende beje. Abantu bare gutinya intambara, be gutinya intambara, ntibatinya Imana, batinya icyaha. Kuki abantu batinya gupfa? Ni ukubera iki? Bavuga intambara abakadagadwa ugasanga mbese batinye, ni ukubera iki? Ni ukubera ko bafite ibyaha. Icyaha cyonyine nicyo gituma umuntu agira ubwoba. Iyo umuntu adafite icyaha, Bibiliya iratubwira ngo arebe iby'isi nk'ibibambwe. None iyo umuntu afite ibyaha areba iby'isi nk'ibintu by'umutungo we kamere bye bwite. Noneho yatekereza gupfa akumva nabisiga azaba ahombye, cyane cyane ko umuntu ufite ibyaha aba afite ubugome, aba afite ubusambo, aba afite umururumba, aba afite indambi, aba yumva nabisiga azabisigira abandi bakabirya. Ariko Bibiliya iratubwira ngo intumwa zabanaga amahoro, ngo mu kubana kwazo ngo nta muntu n'umwe muri zo wakenaga, nta muntu n'umwe muri zo wasonzaga. Bivuze iki? Uwabaga afite ibihumbi 100 yabizanaga muri bagenzi be bakabisangira bakabana amahoro. Ariko uyu munsi wa none kubera ko abantu batinya gupfa, aravuga ngo ibihumbi 100 nzabirya njyenyine. Niyo mpamvu iyo bavuze urupfu bavuga ngo nzabisigira nde, nzabahone. Nta kindi kiri kubatera, ni imirurumba y'ibyo bafite. Yego, urakoze cyane umukozi w'Imana, utwinjijemo neza. Imana niguha umugisha. Reka dusengere noneho tugiye mu kindi cyiciro cyo kumva ijambo ry'Imana. Nukuri urakoze. Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, Imana ifite icyubahiro no gukomera. Yego. Tugiye kumva ijambo ryawe, uzubane natwe, uzutugirire neza, ubwami bwawe butuganze, kandi umuntu wese uzumvira ijambo azafashwe n'ubuntu bwawe. Utubabarire ibyaha n'ibicumuro, kandi Mwami Imana, Mwami Nyiringabo, ndimo ndasenga sengera n'igihugu, ubabarire u Rwanda n'abanyarwanda ibicumuro byabo n'ibyaha byabo, kugira ngo gusenga kw'abanyarwanda kugeraho kumeze nk'umubavu guhumurira neza. Wirengagize ibyaha abanyarwanda bakora n'ibyo bakoze, wirengagize n'ibicumuro. Aka kanya ndasenze kugira ngo utugirire neza, ubane natwe ni mu izina rya Yesu. Amen. Ni karibu. Sinzi ko imvura iri butwemerere, ndabona no muri Bibiliya imvura turayisengera irahagarara mu izina rya Yesu. Irimo kugwamo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka hano mu Bacamanza, ni igice cyaho cya 6 ku murongo wa 31. Hari ijambo rivuze ngo Yowasi asubiza abamuhagaze abamuhagurukiye bose ati, murashaka kuburanira Bali cyangwa murashaka kumukiza? Ati, ushaka kumuburanira bamwice hakiri kare, naba ari Imana yiburanire, kuko basandaje igicaniro cyayo. Amen. Amen.
imvura irimo iragwa, reka tugire mu magambo makeya tuganire kuri aya magambo. Iri ni ijambo dusomye mu gitabo cy'abacamanza, ni ijambo ryiza cyane rituruka ku mugabo bita Gideyoni. Uyu Gideyoni Bibiliya itubwira ko ari umwe mu bagabo b'abacamanza, cyangwa se ari umwe mu bagabo bayoboye Abisiraheli mu gihe bari baramaze kugera mu gihugu cy'amasezerano. Ngo hanyuma ntago bari bakiyoborwa na ba Mose, ntibari bakiyoborwa na ba Yosuwa, ahubwo ahangaha bari bayobowe n'umugabo witwa Gideyoni. Amen. Gideyoni yarwanaga intambara ikomeye, kuko Gideyoni bamaze kugera muri iki gihugu batewe n'izindi ngabo, cyangwa se baterwa n'ababisha babakikije, ngo hanyuma baza kubatera babanyaga ibyo bari bafite. Ahangaha bari mu gihe cyo guhinga, ngo bahinga ingano, hanyuma abantu bitwa Abamidiyani bakaza bagasarura ingano zabo, ngo bacunge ingano zeze bakaza bazisarura bakajya kuzihunika, Abisiraheli bakicwa n'inzara. Noneho ngo biza kugera ku rwego rw'aho Abisiraheli babona kurya bisigaye bibagora, ngo kuko Abamidiyani bararekaga bagahinga ingano, bamara kuzihinga bakazibagarira, bamara kuzibagarira zageze igihe cyo gutangira gusarura zimaze kumera nk'aho zigiye kwera, Abamidiyani bakamanura ingabo zabo bakaza bakarinda za ngano z'Abisiraheli bakababuza kuzisarura. Hanyuma Gideyoni ava mu bantu inzovu irenze imwe, ava mu bantu ibihumbi byinshi, ngo aravuga ngo njyewe nzemera mpagurukire umuryango w'ab'inzu y'iwacu, cyangwa umuryango w'Abisiraheli, hanyuma akazajya agenda akamera nk'ugiye gushimutiza ingano, akazisoroma akazizana, hanyuma akazisekurira mu muvure, kuko hariho itegeko ry'Abamidiyani rivuga ngo nimuzajye mwumva hari umwisiraheli usekuye ingano mu isekuru, mujye mugenda mu mwambura izo ngano n'isekuru muyitware. Bivuze iki? Biravuze ngo bashakaga kubicisha inzara kugira ngo bajye mu butayu bw'inzara, hanyuma bazabone uko babarwanya cyangwa se babihorere, ariko nta kintu babashije kugira gute, nta kintu babashije kumara. Abana babo bagombaga kubicisha inzara, abagore babo, mbese igihugu cyose cy'Abisiraheli cyangwa se Abisiraheli nyirizina bagombaga kwicwa n'inzara, kubera ko bari barakikijwe n'ibibazo ndetse n'ibigeragezo bikomeye. Ngo Gideyoni ava muri bo ab'intwari. Nicyo twari turimo tuganira. Birasaba ko umuntu usenga yemera akava mu bandi, akemera akaza akaba intwari. Amen. Umuririmbyi aririmba ngo iki? Aravuga ngo uwaba atinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu. Aravuga ngo nta cyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira, nta cyamurekesha, nta cyatuma areka gukurikira umwami Yesu. Amen. Uwaba atinyutse ibyago byose naza kurikire umwami Yesu, nta cyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru, nta cyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru, ntago azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa, abanzi be bose ntibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Amen. Amen. Hanyuma ngo Gideyoni amera nk'uyu muririmbyi, aravuga ngo nubwo byagenda bite nta cyambuza gukurikira umwami Yesu. Ngo aragenda afata ingano akazizana akazisekurira mu muvure, hanyuma ngo marayika w'Uwiteka araza ahagarara mu giti cy'umwera, ngo aramureba abona Gideyoni ibintu ari gukora, ngo abona ni ibintu bidasanzwe mu Bisiraheli, ngo araza aramwegera amubwira ngo Gideyoni wa munyembaraga we. Ngo Gideyoni ababazwa cyane n'iri jambo, aravuga ngo ntago wanyita umunyembaraga, ntago wavuga ko ndi umunyembaraga kandi bene wacu barimo bashira, inzara irimo ibica, turasohora ingano bakadufata, turazihinga bakazisarura, yewe ntago bagituma turya, tumeze nabi ntago turiho, uravuga ngo ndi umunyembaraga gute? Aramubwira ngo mbaye ndi umunyembaraga nakiza bene wacu.
kandi ibi si ibintu byumvikana gasa. Aramubwira ngo iyo nza kuba ndi umunyembaraga nk'uko ubivuze nari gukiza bene wacu. Hanyuma ngo marayika w'Uwiteka aramubwira ngo Gideyoni we, nakubonye uri umunyembaraga, genda uko imbaraga zawe zingana. Amen. Bivuze iki? Biravuze ngo uyu munsi mu Rwanda rwacu twicayemo uyu munsi dukeneye umuntu nubwo yaba umwe akaba umunyembaraga, nubwo yaba umwe akarenga ibigeragezo by'ubuhanuzi, akarenga imbaraga abahanuzi bafite, akajya hejuru y'abandi bahanuzi agahanura abwirijwe n'Imana. Uwo niwe dukeneye. Muri Afurika dukeneye umuntu nubwo yaba ari umwe akajya hejuru y'imbaraga za Afurika, akajya hejuru y'imbaraga z'abakonikoni, akajya hejuru y'imbaraga z'abacwezi n'abaterekera, hanyuma nubwo yaba umwe akaba umuhanuzi uhanura abwirijwe n'Uwiteka. Uwo niwe dukeneye. Dukeneye umunyamasengesho nubwo yaba umwe mu bandi banyamasengesho, abavuga butumwa nubwo yaba umwe mu bandi bavuga butumwa. Uwo niwe igihugu cyacu gikeneye. Amen. Ngo hanyuma Gideyoni ageze mu rugo yiyumvamo imbaraga, marayika w'Imana akomeza kumugenderera, akomeza kumwumvisha ukuntu ari umunyembaraga, akomeza kumwumvisha ukuntu adasanzwe. Ngo hanyuma Gideyoni aravuga ati erega burya n'iwacu dukorera ibigirwamana. Erega burya n'iwacu hari ibigirwamana. Erega burya n'iwacu baraterekera. Erega burya n'iwacu barabandwa. Ese naba umunyembaraga nkakorera Imana gute kandi iwacu hari ibigirwamana? Ese none naramuka mpagurutse ngiye gukorera Imana, abantu ntibagira ngo ndimo ndakorera bya bigirwamana by'iwacu? Urumvira ijambo ukuntu rikomeye. Umva iki kintu Gideyoni yakoze. Ati none nahaguruka ngiye gukorera Imana, ese Abisiraheli ntibazagira ngo ndimo ndakorera ibigirwamana byo kwa Yowasi? Yowasi yari umuntu uteye ubwoba. Yowasi yari yarubatsiwe igicaniro cya Bayali kinini cyane, yari afite igishushanyo cy'ikimasa. Abisiraheli bazaga kubyinira mu gitondo na nimugoroba. Yowasi ubundi ni nkaho yari umuyobozi w'Abisiraheli mu bintu bijyanye n'ibigirwamana. Rero kuba hari havutse mu muryango we hari havutse umunyembaraga ubwirijwe n'imbaraga z'Imana, byasabaga kubanza guhangana n'ibi bigirwamana byo kwa Yowasi. Ngo Gideyoni aravuga ati ibintu ntabwo bizashoboka. Aratekereza aravuga ngo uhereye kera ku basogokuruza bacu, kuri ba Mose n'abandi, bakoreye Imana zitavangiye, bakoreye Imana zitarimo amanyanga, bakoreye Imana zitarimo kubeshyabeshya. None njyewe ni gute nahamagarwa n'Imana iwacu hari ibigirwamana? Ngo Gideyoni ajya mu bitekerezo aravuga ngo byanze bikunze reka Abisiraheli babanze baryame, reka iwacu Yowasi babanze baryame, reka abo tuva indimwe babanze baryame, ndaza gukora agashya nimugoroba. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Ngo Gideyoni acunga abantu bose bamaze kuryama, ngo hanyuma aragenda ajya iwabo asenya ibicaniro bya Bayali, afata ishoka yasa Bayali, afata ishoka yasa ibitereko bya Bayali, ngo arabitunda ijoro ryose, ngo arabijyana arabitwika, ibindi arabijugunya arabisenya. Ngo hanyuma bukeye mu gitondo ngo abantu babyukaga baza kuraguza no guterekera no kubyinirira Bayali, ngo baje basanga nta bigirwamana bihari. Ngo babwira Yowasi bati turapfuye turashize. Imana zacu zagiye he? Baramubwira ngo Imana zacu zagiye he? Baramubwira ngo yama bafata inkoni, bafata imiri, bafata ibiti, bafata amabuye, bafata amashoka, bafata amacumu, bafata imyambi, bafata imiheto. Baravuga ngo turica Gideyoni byanze bikunze. Yowasi yatinyaga Bayali. Iki kintu ndagira ngo tucyumvikaneho. Yowasi nubwo yari wari ufite, Yowasi yatinyaga Bayali. Yowasi yarazi ko Bayali nta muntu uyikoraho. Yowasi yarazi ko Bayali ari Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Hanyuma Yowasi arasohoka arabaza ngo habaye iki ko muri guteza akavuye ahangaha? Baramubwira ngo turashaka kwica Gideyoni yashenye Bayali. Niho twasomye. Arababaza ngo ni gute mwaza kurwanirira Bayali kandi Bayali ari Imana ifite imbaraga? Niba Bayali yananiwe kwirwanirira, niba Bayali bayishenye rero, mwe murarwanirira Bayali nka nimureke Bayali yirwanirire turebe. Niba Bayali ari Imana kuki bayisenyeye igitereko cyayo? Niba dufite abahanuzi ba nyabo kuki babacecekesha bagaceceka? Niba dufite abanyamasengesho ba nyabo kuki bazimangatanywa mu gusenga bikemera?
ubundi Imana hari umuntu ujya ikingirana ngo byemere. Imana ntitwarwa mu gaseke, Imana ntitwarwa mu kebo, Imana ntipfundikirwa. Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Mureke twe kurwanisha imbaraga zacu, mureke twe kurwanisha imbaraga zo kuvuga igifaransa, mureke twe kurwanisha imbaraga zo kuvuga icyongereza, mureke turwanisha imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zirimo guceceka no gutuza, tugategereza icyo Imana izakora. Ni gute pasiteri afite imbaraga zisengera abantu bakitura hasi bakabira urufuzi, bakamubwira ngo ntuzongere gusenga bikemera? Ibyo bintu bibaho? Izo ntabwo ari imbaraga z'Imana. Ubundi imbaraga z'Imana nta muntu uzicecekesha, ntibijya bibaho. Bivuze iki? Bivuze ngo n'ubundi nta Mana yari ihari, ahubwo mureke dushaka Imana. Mureke dushaka Imana, mureke twinginga Imana. Ubu noneho igihe kirageze kugira ngo dushake Imana ya nyayo, dushake Imana ifite imbaraga, dushake Imana ifite ubutware, dushake Imana ifite ubushobozi. Kandi bizemera. Hari abantu bibaza ikibazo nk'iki ngiki wari uri kumbaza. Hari abantu bibaza ngo ni gute tubona umuhanuzi, ngo ariko ngo tukabona umuhanuzi ahanura, ngo agahanura ibintu ngo ntibisohore. Ntabwo umuhanuzi ari usohoza, ashinzwe guhanura, ntabwo ashinzwe gusohoza. Avuga ibyo yabonye, Imana niyo ikora. Mureke dushaka Imana ikora, twe gushaka Imana iri mu muhanuzi, ahubwo mureke dushaka Imana ikora, dushaka Imana nyirizina. Kuko Imana iri mu muhanuzi ishobora kuba atari iya nyayo. Bibiliya itubwira ngo Bibiliya avuga ngo Mose ageze mu gihugu cya Egiputa, yageze mu gihugu cya Egiputa, ngo hanyuma agenda yegera Farawo. Ageze imbere ya Farawo aramubwira ngo Farawo, ngo Uwiteka arantumye, ngo Imana ya Isiraheli irantumye, ngo Imana ngo witwa ndiho ngo arambwiye ngo rekura ubwoko bwayo ngo bujye kumukorera mu butayu. Aramubwira ngo ikimenyetso ngo yaguhaye ni iki? Aramubwira ngo ikimenyetso yampaye reka nyikwereke. Ngo arambika inkoni hasi, ngo hanyuma inkoni hinduka inzoka. Farawo aramubwira ati ibyo ngibyo nta gitangaza kirimo. Icyo nta gitangaza ukoze. Niba ari ibyo ngo hamagara umwana wo mu gikari, aramubwira ati nzanira abakonikoni batanu aho ngaho. Ngo umwana azana, aramubwira ati abakonikoni ngo baza biruka, ngo barambika inkoni zabo hasi zose zihinduka inzoka. Ngo Mose aravuga ati ndatsinzwe noneho aho nabereye. Ariko kuko Mose yari afite Imana ikora, Farawo yari afite ikigirwamana, Mose akagira Imana ikora. Ngo hanyuma ya nkoni ya Mose, ariyo ya nzoka ya Mose, ngo iritugatuga ikegera akayoka kose kakamira, ngo imiragura za nkoni zaba bakonikoni. Ngo hanyuma Mose yegura inkoni yarigendera. Aravuga ati Farawo uzongera guhindura inkoni inzoka ari uko ntakiri muri iki gihugu, kubera ko imbaraga z'abakonikoni bo muri Egiputa yarazitwaye. Amen. Mureke dutware imbaraga z'Imana. Mureke dutware imbaraga z'Imana, mureke dutware imbaraga z'Imana ifite imbaraga, mureke dutware imbaraga z'Imana ifite ubutware, mureke dutware imbaraga z'Imana ifite ububasha, Imana ifite ubushobozi, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Umukozi w'umuhanga rudatetereza abayisunga intwari mu ntambara, nta kintu tuzayiburana tuyifite. Imana ishimwe. Amen. Ngo Farawo aravuga ati ibi bintu bibaye ni ibiki? Mbese nk'ibi bintu bigenze bite? Ko narinzi ko afite imbaraga, ko narinzi ko afite abakonikoni. Ngo hanyuma Mose amugaruka imbere aramubwira ati Farawo urarekura ubwoko bw'Imana bujye gutambira Imana mu butayu? Aramubwira ngo ntago ndi bubarekure, ngo igihugu cyose agiterereza ibikeri. Wari wabona intambara y'ibikeri? Ubu abantu babonye intambara nyinshi ariko hari zo batarabona. Hari intambara zigiye kuza, hari intambara zigiye kuza zitari za zindi umuntu areba ikintu akareba muri zoom akarasa, zitari za zindi ziraswa. Intambara zigiye kuza, ntago abantu bazazi, ntago abasirikare Imana izohereza, nta muntu uzamurasa uyu musirikare, kuko ni umusirikare udasanzwe, utaraswa n'amasasu. ni umusirikare utaraswa n'amasasu, ahubwo ni umusirikare uraswa n'amasengesho. Uyu nguyu nta muntu uzamushobora. Abantu barimo baritoza intambara zirwana na bagenzi babo, ariko ntago intambara Imana iteza ari intambara zirwanwa n'abantu. Urugamba ndimo kurwana rurakomeye, iyo ruza kuba urugamba rwo ku mubiri nari guhamagara bakomeye.
iyo ruza kuba urugamba rwo ku mubiri ntari guhamagara ab'amadini, iyo ruza kuba urugamba rwo ku mubiri ntari guhamagara ab'inshuti zanjye, nabo bakamfasha. urumva dushatse twasoreza aha ngaha. Komeza. Ntabwo nkunda kuvuga ubutumwa cyane ngo hari impamvu, ariko ndagira ngo mbabwire ngo urugamba abantu bari mu kurwana uyu munsi wa none, ndamutse ngize ikibazo nkagirana ikibazo nawe, wowe najya kukurega mu buyobozi, ubuyobozi bukaza bukadukiranura, ariko ningirana ikibazo n'Imana, reka nkubwire, Imana nzayirega, Imana nzayiburanya. Abantu bafitanye ikibazo n'Imana ntabwo bafitanye ikibazo n'abantu. Nimubanze mukemura ibibazo mufitanye n'Imana, ubundi mubwire Imana ibarengere. Imana izabarengera, kandi Imana izabagirira neza, Imana izabambika imbaraga, Imana izabatabara, Imana izabarwanirira, Imana izabakiza. Nimwemera mukumvira, Bibiliya irambwira ngo muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga kumvira mukagoma, hazaza inkonda. Murakoze cyane. Imana iguha umugisha cyane, kandi Imana ikongera imbaraga. Ariko ntago nakubaza ibibazo byinshi cyane, kuko abumvise cyangwa abazabyumva ndumva bazasobanukirwa. Niba nta kindi wenda wakongera kuri ibyo ngibyo uvuze, birashoboka ko hari icyo waba wibagiwe, wakivuga. Icyo nabwira abantu nibakura amaso ku bandi. Igihe kirageze kandi kirasohoye ko uzajya ujya kubwira umuntu ukamubwira ngo mfite ikibazo iki n'iki, wagahita kubwira ikirenze icyo wowe umubwiye. Bivuze ngo abantu nibakura amaso ku bandi, ahubwo abantu nibagarura amaso bayerekeze ku Mana. Imana niyo ifite ubushobozi, niyo ifite ububasha bwo kurengera abantu. Bibiliya iravuga ngo igihe kizagera, cyangwa se igihe cyarageze, cyangwa igihe tukirimo, ngo n'intwari igitaka ariko itaka inyenyeriwe. Ubwo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo uw'intwari mu bandi, wari uzi ko ari intwari, wari uzwi ko akomeye cyane kuruta abandi bantu bose, uzajya ujya kumureba kubwire ngo ndimo ndarira, wowe ukaza ukaririmba. Ubwo bishatse kuvuga ko abantu bagomba guca mu nzira yo gusenga. Abantu baca mu nzira yo gusenga. Hari akantu ujya nkunda kuvuga, aka kantu nkunda kukavuga cyane iyo bigeze aha ngaha. Ni akantu k'umwami w'Abisiraheli, igihe Abasiriya bari bamuteye, baramuteye baramugota. Bamaze kumugota ngo twebwe ntago tuzamukubita urushyi, ntituzamukubita inkoni, ahubwo twebwe tuzagota umurwa we tumwicisha inzara, ntago tuzatuma yinjira cyangwa ngo asohoke, tuzamukingirana amere nk'umuntu uri muri gereza. Ngo hanyuma abantu bo muri icyo gihugu barasonza kugeza ubwo umugore yabwiye umugenzi we ati zana umwana wawe tumurye. Bamaze kumurya, wa wundi agira ubwenge ahisha umwana we, bajya imbere y'umwami gutaka, babwira umwami ngo turengere. Umwami aravuga ati mbarengeze iki? Uhise uwo muntu wari ukomeye mu gihugu arababwira ngo mbarengeze iki? Arababwira ngo ese ku mbuga yanjye hari amasaka mubona yanditseho? Wose umwami, hari ibishyimbo muri kubona byanditse ku mbuga yanjye? Hari imyumbati y'imivunde mfite ngo mbahe mwotse? Arababwira ngo Uwiteka natabarengera, murarengerwa nande? Abantu bakura amaso ku bandi, berekeza amaso ku Mana, ni ifite imbaraga zonyine zo kugira ikikora kandi ikagikomeza. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana niguha umugisha. Yego. Utubwiye ubutumwa bwiza cyane. Namwe mudukurikire rero tubashimire kandi tubasabire umugisha mwinshi cyane. Mukande subscribe kuri iyo channel Umuremyi TV kugira ngo tujye tubana. Turatekereza ko mukozi w'Imana wenda tukunda abagaruka, buriya tubakeneye mwaza tugarukira, kuko mufite ibyinshi cyane Imana yabahaye kandi mukwiye kubwira abantu b'Imana. Nta kibazo. Reka rero noneho tugusabe niba bishoboka ku buryo waduha nimero zanyu, abagukeneye benshi cyane baba bakeneye abanyamasengesho cyangwa abasenga bafite imbaraga cyangwa bavugishwa n'Imana cyangwa bahawe iyo mpano yo gusengera abandi. Sinzi waduha nimero zanyu kugira ngo bazagukenere bazakunda. Telefone ni 0788 20 85
18. Urakoze cyane, dusengera Imana noneho dusoza. Mana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, twebwe tuvuze ibyawe, herekeza ubutumwa dutambukije, uherekeza ijambo ryawe, kandi abazumvira ijambo bagashaka kwihana no gukizwa, ubayobore inzira yawe nziza yo gukiranuka, ubwami bwawe buganze. Bana natwe kandi uteze imbere iyi shene y'irivuga butumwa kugira ngo umurimo wawe ukomeze kwaguka. Urakoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane namwe mwari mudukurikiye, mwumve iri jambo kandi numara kuryumva uze gusenga Imana, nawe irakugirira neza. Imana rero nibaha umugisha, mugire ibihe byiza kandi muhahe muronke. Ciao ciao. Amen.